Inama y'umunsi y'abashakanye, uburyo 10 bwo gushimira uwo mwashakanye, kugaragariza kunyurwa uwo mwashakanye no kumwereka urukundo rukomeye. Ibi ngibi ni imyitozo y'ingenzi ya buri munsi hagati yanyu. Ni ngombwa rero kubaka urugo rwiza hamwe no kugenda mushaka uko mwatera imbere, cyane cyane kwa hazaza hanyu. Hariho rero uburyo bwinshi bwo gushimira umugabo wawe cyangwa se umugore wawe. Bwa mbere, gerageza kubivuga n'amagambo. Urakoze ni ijambo rikomeye cyane kandi ryiza hagati y'abantu. Mama ugomba kurivuga kenshi gashoboka, mama ugomba kuryerekana kenshi mu buzima bwanyu. Bwira umukunzi wawe uti ndagukunda kandi ndagushimira kubwo wenda watetse neza ndetse n'ibindi bitandukanye yakoze. Icya kabiri, andika igitekerezo cyawe nko ku ikarita cyangwa se ku gapapuro cyangwa se ahandi hose uzi neza ko ashobora kubona. Aka kantu wanditseho rero nyumugerageze kugahisha ashobora kuza kubona byoroshye, wenda nko mu mwanya w'imodoka ye, mu bwiherero ndetse no mu bwogero, ku mashini akoreraho ndetse n'ahandi nkaho. Bizagutangaza cyane ku buryo akantu nk'aka ngaka koroshye cyane gashobora kuzazamura urukundo rwinshi cyane mu mubano wanyu. Icya gatatu, hakaruhuka uwo mwashakanye. Muha amasaha ahagije yo gutuza, umuha amahirwe y'uko we wakora ibyo we yakoraga. Tunganya wenda nk'ibitabo bye, umwereke yuko nawe wamufasha kurera abana, hanyuma umushimire yuko ibyo binasanzwe abikora. Icya kane, mutekera ibiryo bidasanzwe. Ese uwo mwashakanye afite ifunguro runaka akunda? Shaka umwanya hanyuma urimutekere, kandi rwose ugerageze kubikora ku buryo abikunda. Uyu munsi wakoresha ku kabuji, hanyuma ugacuranga akaziki gatoya, ubundi mukabisangira. Ubu nabwo ni uburyo bwiza cyane bwo gushima umuntu wawe. Icya gatanu, mushimirira abana banyu kandi ubasabe nabo kumushima. Vugisha ukuri ku bana banyu, ubasobanurira impamvu bagomba gushimira uwo mwashakanye. Fata umwanya wo kubwira abana bawe ibyo umugore wawe cyangwa se umugabo wawe akorera umuryango wanyu. Aba bana banyu ndetse nabo bashishikarize kuba bashimira umubyeyi wabo. Wanafasha kandi kuba bakora ibihangano bikozwe n'intoki kugira ngo bishimire mama cyangwa se papa wanyu. Ibyishimo bizava ahangaha ntabwo uzabasha kubisobanura. Icya gatandatu, jya nko ku mbuga nkoranyambaga zawe, nurangiza ubwire isi yose ibyo umugore wawe akora kandi ko agushimisha. Bibwira inshuti cyangwa se ubivuge mu rusengero. Koresha konti yawe ku mbuga nkoranyambaga, bwira inshuti ze, bwira abana bawe, bwira abaturanyi ko umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ari ntagereranwa. Gerageza uburyo ari buze kuza kubimenya, kandi rwose azishimira yuko ugenda umuvuga ahandi kandi ko wishimira kuba muri kumwe. Icya karindwi, gerageza kwitwara mu nzira nziza. Gerageza kuvuga urakoze inshuro zose zihagije, hanyuma kandi binajyane no gutanga impano no kubibwira abandi. Gira umwete wo kumenya icyo umukunzi wawe wakora kugira ngo anyurwe, kandi witondere buri kimwe cyamusuzuguza kikanamutesha agaciro. Witondere buri kintu cyose gishobora kuba cyamubangamira. Icya munani, jyana umukunzi wawe ahantu uzifuza kuzajya. Umunsi mwiza wo gusohokera ahantu mukunda, ubu ngubu ni ubundi buryo bwiza bwo gushimira umugabo cyangwa se umugore wawe ibintu byose agukorera. Hitamo resitora akunda, filime yakunze kuva kera yifuza kuzareba, mujyane gufata agakawa cyangwa se mwisomera umuherekeze, ndetse n'ahandi nkaho, kandi rwose nta kabuza bizamunyura. Icya cyenda, rimwe na rimwe impano yo gushimira ni ikintu cy'ingenzi kandi kiboneka ndetse yewe kinakomeye mu mubano wanyu. Niba rero uwo mwashakanye ubizi neza yuko hari ikintu runaka yahoze yifuza kuzakora, fata kano kanya maze umubwire uti ndagushimira ku bwa buri kino kintu. Mubwire uti ndagushimira yuko wamfashije kuri kino, ndanyuzwe yuko wabigize ibyawe kandi rwose uri uw'agaciro kuri njye. Bwira uwo mwashakanye yuko ari umugabo utandukanye n'abandi. Bwira uwo mwashakanye yuko ari umugore w'intangarugero. Icya 10, burya haranira gutanga byinshi. Abahanga bavuga yuko burya gushyingiranwa bigendana n'ubucakara. Ubundi buryo bwo kwereka rero yuko ushimira uwo mwashakanye ni ukwirinda gusa yuko wabaho nk'umutware utarimo kwereka yuko ujya unyurwa, cyangwa se nanone ukaba wakwitwara nk'umuntu utumva abandi. Ahangaha rero gerageza gukora byose, hanyuma ugerageze gutanga byinshi kandi rwose utaniteguye kuza kubyakira. Wowe n'uwo mwashakanye mujye muharanira gushimirana hagati yanyu. None se ufite ibitekerezo tutashyize kuri runo rutonde kandi byiza ku hazaza hanyu? Turifuza kukumva. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima?
Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigawukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nimibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.